kuba Miss Elsa yafunguwe wabyakiriye gute? Kuba Miss Elsa yafunguwe mbere na mbere ni igikorwa cyiza. Kindi baracyanantunguye kubona yahita afungurwa mu gihe gito yaramazemo. Hari abenshi bari bakomeje kuvuga bati wasanga nawe agiye kuba nk'urishimwe Diodone cyangwa se Prince Kid nawe ndakaba yanatindamo, ariko so far so good. Ubwo wasanga icyari ikifuzwaga mbere ubu ngubu cyamaze kuba cyakemuka, kandi ibimenyetso bifuza ko n'iperereza ryari kumukorwaho ubu ngubu wenda bikaba bamaze kubona ibyibanze, kuko ntabwo banzuye ko atashye gutyo gusa, ahubwo arakomeza gukurikiranwa, bazagenda barayitaba gake gake akomeze wenda nabazwe n'ibindi ashobora kuzabazwa nyuma. So ni n'ikintu cyiza muri make ubutabera babukora akazi kabo. Kurikije ibyo Miss Elsa yarakurikiranweho n'ubutabera n'ubundi byari byaha bikomeye birimo n'inyandiko mpimbano, urukiko rwamurekuye ruvuga ko yakurikiranwa ari hanze, nta mpungenge z'uko yarutoroka? Ikintu cya mbere ugomba kumenya, rimwe n'imwe hazamo n'ikizere abantu baba bafitiye umuntu. Urabizi ntabwo ari buri wese upfa kurekurwa ngo genda uzagenda witaba urukiko gake gake. Akenshi banaterwa nuko yitwaye, ibyo yabajijwe, ibyo yasubije. Rero nta n'igitunguranye cyane tutari twavuga ko kirimo ku buryo yaba yatashye akazagenda ubwenda yitaba urukiko gake gake, akazagenda yitaba akagira n'ibindi abazwa. So kubwanjye rero numva nta umuntu atavuga ngo kuba arekuwe akaba azagenda yitaba ngo wenda ngo ashobora gutoroka. Ikindi kintu nakunze mane mu Rwanda ikintu maze kubona nta muntu kuri hejuru y'amategeko. So niba ukoze icyiza urabishimirwa, ariko niba unakoze ikibi hari ahantu werekezwa. So niyo mpamvu benshi bagiye batungurwa bibaze ko n'umuntu nka Miss Rwanda, umuntu bavuga ngo umukobwa mwiza kuri yang icyuki kuri umuntu usa kuriya baramutambikanye. So birana byo ni isomo ku rundi ruhande. So nta muntu uri hejuru y'amategeko, nta n'umuntu uri no amini buri wese nta muntu twavuga ko ari hejuru y'amategeko, ariko nta n'umuntu twavuga ko yavyola itegeko. So buri wese yakoze icyiza aragishimirwa, yanakora ikibi akagihanirwa. None ikindi twanagarukaho by'umwihariko, uriya mukobwa yagaragaje n'urukundo. Uriya mukobwa Miss Iradukunda Elsa yanagaragaje uburyo ashobora kuba akunda muri mu tipe ishimwe Diodone nyine wateguraga iriya Miss Rwanda. So ni n'ikintu ubonye ko abenshi bagiye babigarukaho bati yitangiye umugabo we, kuko nibyo yagiye ashinjwa arimo birabyo uvanga inyandiko mpimbano n'ibindi byagiye bigaragaza uburyo ki ngo ari nk'ishyaka yarwaniraga uriya Prince Kid. So ni n'ikintu ntabwo natwavanga abantu bagira ishyaka ryo kujya gukora ibibi wenda ku bandi cyangwa se wenda bajijishe, ariko nyine ku rundi ruhande icyo umuntu yagarukaho nuko ari byiza ko umuntu yanakwitangira undi nkuko nawe yabigenje, ariko mu nzira nziza ku rundi ruhande. Prince Kid rero n'ubu we aracyafunze, ariko niba koko Miss Elsa yarabikoze rwose ku bwa Prince Kid, utekereza ko Prince Kid hari icyo agomba Elsa nubwo wenda gifunze? Ku bwanjye zira struggle zose za Miss Iradukunda Elsa mani ntabwo mbona ko ari kuya gusa, harimo n'ikimenyetso cy'urukundo ashobora kubakunda muri amutipe Prince Kid. So ikiza ngiye mbona ko kabisa Prince Kid nawe naza kugirirwa ubuntu agafungurwa, kuko ubutabera bukora akazi kabwo, igihe kizagera we afungurwe. So naramuka nafunguwe akwiye guha agaciro uriya mukobwa kabisa. Kese niba ari byenda bavuga ngo ukunda utagukunda, ariko icyo nabonye cyo nicyo na benshi nzi twahurizaho nuko uriya mukobwa Elsa ashobora kuba akunda ndetse cyane Prince Kid. So rero nagira amahirwe akavamo, uretse ko nyine azanavamo ko ubutabera buzakora akazi kabwo kandi neza, kuko tuba twizeye ubutabera bwacu bw'u Rwanda, nanavamo akwiye kumenya neza kuri uriya mukobwa mukunda ndetse akabimwubahira. Twanakwishima nyuma dukoze tugiye mu bukwe bw'abari abantu Prince Kid ndetse na Miss Elsa. So byanadushimisha kubera ko ikigaragara buri wese uriya mukobwa Elsa akunda Prince Kid. Ukurikije uko urubanza rumeze n'ibikubiye muri dosiye Prince Kid akurikiranweho, urabona hari igihe bizagira nawe akaba yaburana adafunze? Kuvuga ngo Prince Kid yaburana adafunze cyangwa se ngo umunota ku munota yataha, nabwo umuntu yabagiye guhubuka. Uretse ko
ari na bya bindi bya za social media n'ibyo usanga abantu bashyushye kanaka kuva yavuye mu bura undi nawe aravamo undi biragenda gutya ariko ntabwo twete dukonfaminga ngo ubwo uyavuyemo n'undi aravamo. So ibyaha bya Press Kid bitandukanye n'ibyo Elisa yarakurikiranwe by'umwihariko kuko ari nayo mpamvu twavuga ko mwagiye gukurikiranwa ari hanze undi akaba kirimo ariko ubwo butabera buzakora akazi kabwo kandi neza. Ubwo Press Kid nawe nibimuhama azahanwa ariko kandi bitamuhama bwazaba umwera ataye. Hanyuma ukurikije uko ikirego cya Press Kid kimeze no kuntu byasakuje bikagera naho perezida abivugaho ubona Press Kid azapfa gufungurwa? Umusaza biragoye ko Press Kid twavuga ngo yapfa gufungurwa kuko uretse wenda amagambo y'abantu itangazamakuru abantu bakajyaho bakavuga abandi bakavuga turi mu kazi. Fungera akabari. Prince Kid kuvuga ngo wenda twapfa gufungurwa yapfa gufungurwa. Prince Kid ko yafungurwa ntago twese tubikonfaminga ngo ngaravamo ejo bundi oya. Uretse wenda ko abantu bagenda bakavuga urabizi buri wese avuga ibyo ashaka aho buryo urimi n'inyama yigenga ariko ku rundi ruhande umusaza biragoye ntago twavuga ngo ubwo Elisa atashye agiye kujya yitaba gake ngo na Press Kid niko biragenda. So Press Kid birabyaha bye no kubona none His Excellency nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarabigarutseho cyane by'umwihariko kandi nyuma yo wagiye ubona ibyagiye bikurikiraho mu bihe binatandukanye wenda uretse ko hari n'ibyabaye imbere gato urabona nk'ubu Miss Rwanda already yamaze kuvaho kitazongera gutegurwa ugenda ibibazo byose bitarakemuka burundu. Wabonye First Lady Jeannette Kagame atumizaho ba Miss mu bihe bitandukanye biriya byose ni bigaragaza uburemere bwa kiriya gikorwa cyabaye. So Press Kid rero ntaho twavuga ngo umunota ku munota ngo ejo ngo cyangwa ejo bone ngo ahita afungurwa ariko niko njye mbyumva ni nako mbibona. So ikiza rero twategereza ubutabera bagakora akazi kabwo gusa kuba yafungurwa byo ntabwo ari ejo bundi rafiki yangu. Ikindi ngarutse ku mwana hari igihe umuntu agukunda hari igihe umuntu agukunda bikanga rwa rukundo rurangirira aho ngaho ariko rafiki yangu nawe umusore uri aho ngaho ukabuzi neza ko ufite umukobwa ugukunda wanakwitangira nka kuri Elisa yitangiye uriya mutipe Press Kid mu buryo bumwe cyangwa ubundi mwana ntukazuyaza uzayiturongora umwana. Ni ikintu kirenze ni gake wabona umukobwa afata inshingano nka ziriya ati nakora iki nabigenza gutya nanakwemera nkaba nanakwitangira nkaba nanakuzira. So wenda ntago tweta tunakonfaminga ngo bira byose wenda yabikoze ajijisha cyangwa icyo ariko ku rundi ruhande harimo n'urukundo akunda ura Press Kid. So rero nabandi batipena nabagira inama burya umwana nagukunda man bikagera kuri uru rwego akaba yanakwitangira kunda umwana. So ikindi rero twanagarukaho buriya na Elisa ashobora kuba aratari yiteze ko harahita afungurwa kuko wabonye ukuntu n'ibyishimo byari byamurenze wabonye ukuntu yari yanezerewe yahobera abantu cyane kuri rapano rikowe kabisa n'agapira k'umukara cyane ameze neza ubona ko asa nk'uwatunguwe yaranezerewe cyane ubona abenshi baje bamushagaye wabonye abanyamakuru benshi bari bahari. So ubona ko kuba yanafunguwe kuri akaba agiye gukurikiranwa ari hanze ni ikintu cyamushimishije ndetse cyanashimishije benshi binagaragaza ko muri make ubutabera bukomeje gukora akazi kabwo kandi neza. Elisa arafunguwe ariko azakomeza gukurikiranwa ari hanze akwiriye kwitwara gute cyane cyane ku rukiko cyangwa se ubutabera bukimukurikiranye ese abyinire ku rukoma? Ni byiza byo aratashye ariko nkuko bigarutse azakomeza kugenda yitaba. Ikiza ntabwo bikwiye ko habwo uyu umwanya ukongera gukora andi makosa habwo kuye kuba umwanya ukuzajya yitaba kandi akitabira ku gihe nibyo ndetse nibyo azabazwa n'ubundi agakomeza kubitangaho amakuru mu buryo bwa nyabwo kandi bwizewe. No kuba abarikuwe ntabwo ari buri wese ujya muri gereza karekurwa ngo ajye gukurikiranwa ari hanze. Icyo nicyo ni ikizere abafitiwe. So rero niba ari n'ikizere abagiriwe byazatungurana tugiye kumva tukumva ngo arongeye arafunzwe
wenda ngo hari ibindi bintu wenda bibi twakwita nk'andi makosa agerageje kuba yakora. So rero ikiza agiye hanze agira ukizere aratashye azakomeza kwitaba akwiye kuzajya bikora neza kandi akitabira ku gihe agatanga n'amakuru nk'uko yifuzwa tukazabona birangira amahoro no Preskid nawe akaba yafungurwa n'irushanwa rya Miss Rwanda benshi bakunda nanjye ndimo tukongera tukaribona ibintu bimeze neza kandi ibibazo byose byarakemutse. Ntabwo twavuga ngo Elisa araje aragarutse avuye muri gereza ngarahita abana neza n'ubure n'abari abakobwa kuko nibigaragara hari bamwe bagiye bagaragaza ko Preskid yakoze amahano ndetse yarengeye ndetse bakanavuga ko Miss Elisa nawe yarengeye. So rero hari n'abandi bagiye bavuga ko Preskid nawe atarakwiye gufungwa bati hari n'umwere abandi bati na Elisa gutya nawe n'umwere. Urumva abo bantu bose ntabwo bavuga ngo bose bareta bakwakira kandi neza muri society mu buryo bworoshye. Gusa ikiza cyaba kiza no kurushaho nuko hakwiye kubaho bwa bumwe n'ubundi bwahoze bubaranga bagakomeza bakagira ubumwe hagati yabo naho kuvuga ko ngo arahita yakirwa neza na buri umwe ubu ngubu biragoranye ndetse cyane kubera ko ubu hari n'abatunguwe no kubona isagaruka yewe hari ababyishimiye ndetse hari n'abatabyakiriye neza. Gusa nyine urukiko ubutabera bwo burakomeza gukora akazi kabwo kandi neza.